ntikigire iherezo. Ibyo ucamo bizarangira maze uke ku maso. Pastor ati ongera ubwire mugenzi wawe ndavuga ko uyu musaza yabaye iki, nkomeza ndira wagakomeza avuga ibindi. Hashize akanya arongera araca bugufi atumva mwana wa maze ugira imbaraga zo mu mutima, Imana iraza kukwiyereka. Anyegeza inyuma gahoro gahoro njya ku murongo w'inyuma, ibiri y'imbere bahita baregerana ku buryo ntabwo abantu babona ukuntu nambaye. Icyumweru gikurikiraho rero nibwo nahise ntangira guhimba indirimbo. Nukuvuga ngo giye kuva umunsi wa mbere ninjira mu rusengero ndi kuri podium kugera uyu munsi. Na gihenzi inshyushye intebe nicaye wapi, nazanye umuvuduko. Umutwaro wanjye ambwira ngo kuko uwo mupastori navuze wungirije wari uhari niwe mutware wanjye ubu ngubu. Igihe gito umubyeyi wacu leta arapfa, tujya mu buzima rero urabwumva nawe. Igihe kimwe rero naraje nahise mba umuyobozi mu baririmbyi. Nyuma y'igihe runaka nzari uri buyobore kuramya no guhimbaza, ariko duturuka kure. Naturukaga Indera hafi ya KWAKIRA, abazi ku bitaro. Eglise iri Kicukiro centre, murahabona harenge aha, murabona ku karere juste en face niho hari eglise. Cyo gihe nta tike. Ubwo traje mwayibonye, narakandagiye nza nkandagira mvuga ngo mpaka ndagenda mpaka ndayobora. Numvaga ari amahirwe yo gukorera Imana. Ndaza Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Toujours Imana ibaho umugisha. Reka ngusaba akantu koroheje, mbwirira ukwegereye ntabwo ubuzi byacamo aho yiriwe n'ibyo yiriwemo. Reka mbanze baho ubuhamya. Igihe kimwe naje mu materaniro, abo twari kumwe ubushize ubwo barahita babyibuka, mwisi ntango ubuhamya ntarakizwa nararirimbaga. So umunsi wa mbere abari bahari muri bukarya joro nkizwa, mu gitondo cyaho naje mu rusengero. Nagiye mbazana nta rusengero rw'abarokore, nuko nabazaga gusa. Urusengero rwa mbere banyeretse kwa kundi abantu binjira arabashyitsi bajya inyuma, jewe bahise bahamagara ngo reka twakira abaririmbyi nkuko bakiriye korari, mpita ndabatanga. Narabatanze nambaye nabi, ubu njya mbyibuka nkumva nari nambaye akantu k'agakabutura kagufi, agasengeri, baza agasengeri mu rusengero. Iyo myaka ingofero ireba gutya na cyafime kiri hano gusa mu gatuza. Umuyobozi wa gahunda ati haleluya, tubahaye ikaze, reka twakira abaririmbyi. Mbona bihagurukije gahoro. Hari ukuntu kera bahagurukaga korari bakabanza kuririmba bakiri na hano barabikora, bakaza baririmba. So baratinze bategereje, nta n'inanga bagiraga, yari akantu k'ingoma bakubita bagatangira. Igihe bazaviraho bagiye kubona nabatanze mpagaze imbere y'abapastori meze ngo kuko bahamagaye abaririmbyi. Senior pastor yari adahari, umushumba mukuru yari yagiye kubwiriza Butare muri campus. Hanyuma umwungirije niwe wari uhari n'abadiakoni. Byari itorero ritari rinini cyane. Hanyuma protokole bazabiruka bavuga ngo urumva nawe iriyo shusho usaka kantu. So ako kanya pastor uhari tarabahamagara barembuza bagati ni mumureke, kandi mwibuke nambaye nabi. Arababuza birabacanga. Abaririmbyi bamaze kugera hano imbere, pasteur wabo ubu yaratashye yagiye kubana n'umwami Yesu, ahita araza imbere gahoro, yabuze uko njyana inyuma kuko bari bambaye rouge noir, ndabyibuka, amajipo meza maremare. Arambaza uririmbira ihejwe ni yose.
ndamubwira ngo ndirimba yose, yabuze uko nkura imbere, ahita arambwira ngo ngwino inyuma mu majwi muri tenor. Ni okay. Anyegeza inyuma gahoro gahoro, njya ku murongo w'inyuma, ibiri y'imbere bahita baregerana ku buryo ntabwo abantu babona ukuntu nambaye. Icyumweru gikurikiraho rero nibwo nahise ntangira guhimba indirimbo. Ni ukuvuga ngo giye kuva umunsi wa mbere ninjira mu rusengero ndi kuri podium kugera uyu munsi. Nta gihenzi inshyushye intebe nicaye wapi, nazanye umuvuduko. Umutwaro wanjye ambwira ngo kuko uwo mupastori navuze wungirije wari uhari niwe mutware wanjye ubu ngubu. Bajyaga bamuserereza bakamubwira ngo rata utubuza kumukura imbere. Arababwira atashwi ati numvaga ni umunyabyaha, nyine yasaga nk'umunyabyaha, ariko nkumva Imana ituzaniye umunyabyaha, si byiza guhita umuca imbaraga. Kandi rata abantu nkora gahoro gahoro, bahita batangaza umubatizo. Pastori mukuru ataraza, ndabyibuka sinari nzi ko baniyandikisha, njya kubatizwa. Mbaza ngo nagiye nambaye gute, yagiye kubona umuntu aratungutse ati Yesu Kristo. Protokole baraza, buriya mujye mwitonda, hari igihe Imana izana umukozi wayo adasa nk'uzayikorera, ariko niyibizi urwikunda umunyabyaha. Uwo munsi umubatizo still umutwaro wanjye niwe wari wabatije, bose bajya ku murongo, nza nyuma. Kumbe abandi barize babaha n'igihe cyo kubabwira ibyo batwara. Uzana eswime, hari imyenda uhindura, sibyo? Hari utuntu twinshi bababwira. Jewe bangezeho yibuka ko atanyigishije, kandi nibwo nkiza. Abona agiye kumbuza, abona ngiye kugira gute? Ndabaza nti hari kimbuza gukizwa, kubatizwa? Arandeba ati vayo tukubatize. Atari kurakuramo inkweto ni nta kibazo. Nakaga kabutura kanjye kandi. Kumbe mama abandi binjira mu mazi bafite ibindi bambara nyuma. Nasohotse njejeta. Mpepera abantu bose ni nabatijwe. Haleluya, nagize nte? Nabatijwe. Mukanya mbona protokole bati genda uhindure, nimpindura iki? Ndaguma mu mazi y'ubatizo. Nagiye mu muhanda njeje tameze ariko umunezero ari wose. Igihe kimwe rero haciyemo igihe gito, umubyeyi wacu leta arapfa. Tujya mu buzima rero urabwumva nawe. Igihe kimwe rero naraje nahise mba umuyobozi mu baririmbyi, nyuma y'igihe runaka nzari igihe uri buyobore kuramya no guhimbaza, ariko duturuka kure. Naturukaga Indera hafi ya KWAKIRA, abazi ku bitaro. Eglise iri Kicukiro centre, murahabona harenge, murabona ku karere juste en face niho hari eglise. Cyo gihe nta tike. Ubwo traje mwayibonye, narakandagiye nza nkandagira mvuga ngo mpaka ndagenda mpaka ndayobora. Numvaga ari amahirwe yo gukorera Imana. Ndaza kandi mu nda nta kintu cyari cyagiyemo ninjoro. Icyo gitondo habe nakari kagiyemo. Fata urugendo murarureba, narinzi inzira zose z'ubusamo, ku buryo twatungukaga hano mu gishanga cya Sahara, ugahita upasura ugwa Kicukiro hepfo, ukomeza ukagera hariya. Ngerayo naniwe, mwakurikiye, ndushye, mu nda harimo. Pastor araza rero imbere ati nimuhaguruke mwese, haleluya, tugiye kuvuga aya magambo. Nguma nicaye, narimo ndashaka akabaraga kagira gute kaza kuza kuririmba, ariko numva bitarimo. Nibaza ubuse genda za kuririmba ibiki koko. Hari igihe ujya kumva ntuzi ibyo muracamo, bijya bibashikira namwe. Pastor ati bwira mugenzi wawe gutya, bakabwira nareka mbwira ndese nibabwirane barahaza.
nari nkifite ubwana bwinshi. Nibabwirane buriya nkomeza ndeba hasi. Nari nicaranye n'umusaza ukuze twamwitaga data, kubera gukunda kuvuga yajyaga gusuhuza umuntu ati yego data, uraho data, tumwita data. Niryo nari narafashe. Twari twicaranye, yarakuze cyane mu myaka nka 90. Bakavuga ngo bwira mugenzi wawe gutya, akabona agiye mwicaye iruhande ntacyo ndimo ndavuga, arahindukira. Ibyo bavuga ntabivugewe, ankora ku bitugu ati mwana wa mpita ndareba, humura, dore imvi zirinze ziba uruyenzi, ntabwo yigeze intererana. Abona nifashe gutya ntangira kurira. Ubwo pasiteri ibyo arimo aravuga kubwira bagenzi we ntabwo arimo, sibyo arimo aravuga. Mwakurikiye? Pastor ati ongera ubwira mugenzi wawe ngo uyu munsi ni mushya. Umusaza wongera arandeba ati mwana wa, niba ngo nta kiba ntikigire iherezo, ibyo ucamo bizarangira maze uke ku maso. Pastor ati ongera ubwira mugenzi wawe. Ndavuga ko uyu musaza yabaye nkomeza ndira, wagakomeza avuga ibindi. Hashize akanya arongera araca bugufi atumva mwana wa, maze ugira imbaraga zo mu mutima, Imana iraza kukwiyereka. Akimara kuvuga ngo irakwiyereka, batereka twakira abaririmbyi. Mwibuke ko nari mfite umwijima, murabyibuka? Nahise ngira gute? Narabadutse ndihuta imbere. Imana irakora iki? Wagiraga ngo arangaburiye, mba mfashe mikro, ni haleluya, muzamura amaboko yanyu, haleluya. Nahise nkangata. Kubera iki? Imbaraga ziva mu mutima. Mu nda nta cyari kirimo, ariko imbaraga ziva. Ndibuka uwo munsi ubwo buhamya nkunda kuvuga kenshi, twarahimbarishije kwa kundi muhumirije imbere hano. Giye nkabwira Imana ni maze umfashe mu nda ntibize kurabura. Aricyo cyifuzo nari mfite. Ntangira guhimbarisha, hari abashyitsi bica imbere bavuye muri Kenya. Ibi bintu byambayeho inshuro nyinshi, kugendesha amaguru nkaza ndushye shonje. Narahimbaje nduzuzwa, nibagirwa iki? Ntabwo munsubiza, ndabiretse. Nabivuyeho, nimubanze mu nyingingi. Hanyuma ndahimbarisha, namaze kwibagirwa iki? Inzara. Namaze kwibagirwa bya bindi byose, ndahimbaza. Ndibuka n'indirimbo naririmbaga duhimbaza, Mana uri Mana, Mana uri Mana, erega uri Mana, Mana uri Mana, Mana uri Mana. Katurekera nkomeje gutyo, numva ndujujwe. Nibuka amagambo amaze kumbwira umusa, ndasharija. Vuga ngo arasharija. Kumbe ngo ntangira kuvuga indimi nshya. Uko mvuga Mana uri Mana, nduzuzwa, ntangira kuvuga indimi. Kumbe umugabo mu banyakenya b'abashyitsi yagiye kumva ngo yumva ndimo ndavuga ikirimi cy'iwabo muri Kenya cy'ikinyagikuyu. Navi Burundi nari ntarambuka umupaka ngo Kenya, ngiye ejo bundi hano mbyaye kane. Mbona abanyakenya bararebanye, bafata amakayi batangira kugira gute? Kwandika. Gende muri Mana uri Mana. Kumbe ngo nujujwe. Jewe naherutse mvuga ngo Mana uri Mana. Kumbe ururimi rwagize gute? Rwagiye. Ndahimbaza. Barandika. Harimo umugabo n'ubu ni inshuti yacu magara, bamwita uyu mugabo afite ikizina cy'iwabo. Nuko yitwa Mativo. Uwo Mativo yari afite amazu y'ubucuruzi bagiye guteza cyamunari wabo. Ngo akumva ndimo ndamubwira mu kirimi cya hehe cy'iwabo ngo humura, Imana iri kumwe nawe, ubwo waje mu byanjye nasigaye mu byawe. Ubwo arimo aragira ate? Arimo arandika. Turakomeza, yanzara ndayibagirwa, umuruho ndawibagirwa. Njya mbwira abantu nikorera Imana
ndakomeza turangije abagabo batangira kurira je nkagira ngo bujujwe nyine Imana uri Imana. Turasoza twagiraga amateraniro abiri, Cyongereza n'Igifaransa, tukagaruka. Ndamanuka ama escalier, turangije arantangira muri koridoro, atangira kumvugisha muri cya kirimi, ndamureba ndamugira gutya nti ahita ati ndamubwira nawe ko uyu mugabo abaye iki, ndamubwira ni Swahili, uvuga Swahili ndumva, English ndavuga nawe ko uyu mugabo abaye iki. Abakuruye my husband, icyo gihe twari abafiance, haleluya. Arangije aramubaza ati uyu muntu ntabwo aba muri Kenya, ntabwo azi Kinya, ni Kikuyu, ni something. Aramubwira ati habe n'umupaka aragira. Ati what? Atuziko yarimo aravuga mu kirimi cy'iwacu. Pastor ati no, gute se kutwari turaha? Ati nabyo umvise. Ati baza bano turi kumwe, bahita bararebana ati ni Imana yavuganaga natwe. Akivuga atyo abafashe kakano bashyiramo amafaranga abagabo, mbona agakuyeyo, amaso yanjye arakurikira, ndavuga ni haleluya. Mama ariko buriyo mutindi naho umutima uri, nahise nibagirwa ubuhamya arimo aramanga Imana yagize ite banzuma ibyo, nahise mbyibagirwa. Nkurikiza y'amaso, pastor ntabwo wari uhari, yarafashe habe n'amanyarwanda yari afite, yari amadolari, kandi uko agira niko arimo ararira. The Lord arimo arabara, nanjye nkareba ni Uwiteka Mana yo mu Isirayeli, Nyagasani Mana. Nkakomeza muvugisha kugira ngo akomeze agira ate ari wowe se. Nkumva wayoboye gahunda, nkumva aratangiye, tugiye gutangira amateraniro ya kabiri, numva ari kaba nabo ni yes, yeah. Mungu aliongea na wewe, Mungu yapfuye kuyashyira aha. Umutima urambwira yasanga yibagiwe itike ayiguhaye. Pastor nirutse ntareba inyuma, ariko ubukene ni bubi. Umutima ukambwira pastor yayabonye yagusaba icya 10. Mitamamagara umwe muri mu bavandimwe banye, ndamubwira ni umva aramubwira aya n'amadolari dollars mbare kabiri. Mu gihe bakirimo barasenga amateraniro ya kabiri agira gute yinjira, iruka gisimenti vunjisha, uzana akajerekani k'ikivuguto. Niho nari ndwaye, nibazaga ndasubira mu materaniro ya kabiri gute ko noneho bwitumure hasi. Ese ubundi ndataha gute, ndongera nkandagire nze mu gicanga nongere Yesu. Hari ukuntu twajyaga kuri ka ya Kanombe kambireke, simbashaka no kubisubiramo. Hanyuma mama uwo ntumye nawe, urumva twari dushonje kimwe, nahumuye kabiri, mbona arazanye amatani uci uvuye. Ati rekasha, ati shyira ku munwa, nshyira kandi kajerekani ku munwa, tujya inyuma dushyiraho go tutarashyira hasi. Reka twakire abaririmbyi. Nahanaguye niruka, nzahana imbere, ndavuga nti noneho ndavuga igishinwa. Urumva twari dufite igiterane, hari abashyitsi bavuye hano hatandukanye, ntiwabona rero kandi Imana irimo irakoresha. Nahabonye inzira z'Imana nazibonye, hasigaye umushinwa, reka mpimbaze cyane buriya ndavuga n'igishinwa. Uwo munsi naricugushije habe, Imana yarangije aferi.
hari igihe nibuka ubuhamya bwanjye cyangwa umuntu ambwira ngo giye ibintu byo gukorera Imana biramvuna nta mushahara mfite nkabareba nkavuga nti yaba waruzi umushahara uti yindi. Bwana sifiwe. Rero narimbizanye gute nashaka guhaguruke undebera abantu batatu ubabwira uti humura Imana iri kumwe nawe kandi zabigenza neza muri aya masengesho. Haguruka ureba abantu batatu ntabwo uzi ibyacamo bimubwira ubikuye ku mutima. Mubwira uti humura inzira zayo ni nyinshi inzira zayo ni ibihumbi. Mubwira uti humura ntabwo yakuretse ntabwo yakwibagiwe iraguhetse. Haleluya haleluya ntabwo ndumva haleluya 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 haleluya. Oh Imana ibaho umugisha mushobora kwicarira. Humura narimo ndabyumva ko hari umuntu ukeneye iryo jambo. Reka nsubiremo nkwegereye humura. Reka nsubiremo humura. Izi nzira icamo ushobora kugira ngo iratse hano igaca ahantu utatekerezaga. Nayibonye inshuro nyinshi. Humura ongera unkorere ku bitugu kwegerayo uti humura nshuti yanjye. Humura bariya bana irabazi. Humura ako kazi irakazi. Humura ubwo burwayi irabuzi. Humura yitwa Imana ntabwo igihemuka. Hey umwami Imana abaho umugisha. Reka nsubire kuri topic yanjye. Numvaga mu mutima wanjye hari umuntu ukeneye iryo jambo humura. Nsubiyemo humura. Imana yumva gusenga n'ibyifuzo byawe irabiza. Abakozi b'Imana bo barabisengera. Humura narayibonye buracya ikitamurura. Humura igica ahantu tudatekereza. Imana ibaho umugisha mwinshi. Turimo turareba muri iki cyumweru ijambo rivuga ngo uburyo Imana ireba umunyabyaha. Nifuje kubikora mu buryo bwa niba nabyita bw'amashusho ahari cyangwa bw'urugero kuko nzi ko ingero buriya zisigara ahantu. Amen. Nimara gutanga urugero uraza kuba umaze kubona ishusho nashatse kuvuga kandi wayisobanukiwe neza. Haleluya hashima umwami wacu. Reka ndebe ko nabona abantu 7 hanyuma nze utanga urwo rugero. Tubumbure muri Yeremiya. Haleluya hashimwe Yesu. Yeremiya ibice abaririmbyi mwafasha niba bitabagoye 7 people abantu 7 gusa. batandatu barabahagije. Yeremiya igice ni icyambere. Yego niho. Yeremiya igice cyambere turahera ku murongo. Reka duhere ku murongo wa 3. Twahageze dusome. Ryaje kandi no ku ngoma ya Yehoyakim mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda kugeza mu iherezo ry'umwaka wa 10 n'umwe wo ku ngoma ya Sedekiya mwene Yosiya. Reka nsimbire ku murongo wa 4 kugira ngo twihute. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Reka ndebe
nashaka kureba mu cyongereza. Yego. Yes. Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you, nakanashakaga, before, oh sorry, haravuga ngo before I formed you in the womb I knew you. Sako ngako. And before you were born I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Nakanashakaga before I formed you. Nutazi cyongereza before ntacyo wumvise. Nukuri before wabyumvise twegere hano mwakoze kuza. Wowe wambaye umweru n'umukara ugumaho. Gumaho hagati. Yego, umwe hano n'undi hano muteganye. Wowe vayo ngwino hano. Mwebwe murebane. Merci. Namwe murebane hano mwe babiri. Yego, cyangwa duhinduranye wowe. Ngwino kure hano. Mwarebye ikishushanyo cyanjye. Bibiliya iravuze ngo before I formed you, mbere yuko mu Kinyarwanda bavuze nakumenye ntaranakurema mu nda. Ko mutansubiza? Mu nda ya mama. Before I formed you, mbere yuko uyu tugiye kumugira wowe, tugiye kumugira jewe, sibyo? Mwegere hano gato. Aba bavandimwe bakozi b'Imana ngiye kubita ababyeyi buyu. Mwakikurikiye? Aha hombi ngiye kuhita mwegere gutya gato. Nukuvuga ngo dore ahantu hari before, sibyo? Ndaza kubisobanura. Uru rugendo turaza kurureba. Hanyuma aha n'urugero ndimo ndatanga. Aha tugiye kuhita ku mbaraga ebyiri duhitamo kwizera turi mu isi, zanzira ebyiri Ezekiel yavuze, sibyo? Hanyuma aha niyo destination, cyangwa niho hari icyo yakuremeye kuba, cyangwa umuhamagaro wawe, icyo yamenye. Kuko yabwiye Yeremiya ngo nagushyiriyeho kuba umuhanuzi. Noneho impamvu y'icyo yakumenyeye kera niyo twise bakwita Sandrine ahagarariye icyo Imana yagushyizemo, cyangwa mwabisobanukiwe? Merci. Bibiliya ikavuga ngo hano before I formed you, mbere yuko uremwa mu nda y'ababyeyi bawe. Bibiliya ivuze gute? Nari nkuzi. Ako kavuge neza karakemura ibibazo byinshi. Reka nkubwize ukuri, aka kantu munsi nkamenya birenze kugasoma muri Bibiliya nkagahishurirwa, kakemuye ibibazo, kankuye muri confusion, kampaye confidence. Ubu nshiramanga nk'intare kuko nzi ko yamenye kera ntaho bifite bihurira n'umuntu. Ariko mwavuze ngo amina. Mbere yuko nkurema mu nda, ese muracyabibuka ba? Mbere yuko ababyeyi bahura aho bahuriye bakabazanya izina, haleluya. Mbere yuko witwa ikinyendaro, maze gukora counseling y'abantu ntashobora kubara, batewe depression no gushaka kwiyahura, ariko bifite umuzi wahangaha. Navutse gute? Bambyaye nsanga ndi kiki? Ikinyendaro. Mama arangiza nsiga
nderwa na kanaka, ese ubundi nzaba iki mu buzima, ubu nzimarira iki, jewe nkanjye ubu anko yangize gutya, byose biraha, akiyibagiza ko aha bitaraza biriya bitarabaho, utaritwa ikinyandaro, umva ngo ukurireyo uko waje si cyo kibazo, umva icyo yakuvuzeho utaranagera hariya nicyo gifite icyo kivuze. Ariko turi kumwe, ababyeyi batarateretana, wari uriho ntiwari uriho, havuze bake, mubaye 20, mubaye 40. Are you sure? Very, very sure? Uhagaze mu byanditswe byera, wari uriho mu mugambi w'Imana, mu mutima w'Imana wariho. Utaritwa ubwo bwoko bakwita, wari uriho. Ndacyaza bataraguha iryo zina rya wananiranye, utarananirana, wari uriho. Utaritwa umukene, ubukene butaraza, wari uriho. Hari umugambi urabihamya neza. Nari nahuye n'umumama muri salon de coiffure mwiza, kandi igihe rero nkunda kwivugira, nje kumusokoza bajya kumukorera inzara muri miroir, nkomeza mureba, andebye, urumva nicaye inyuma turebana muri miroir, mpita ndaseka, agira ngo turaziranye, mpita ndavuga nti you are beautiful. Ayitabwira umukorera ati stop, arahindukira, mpita ndaseka, ngira ngo biramushimishije, aramwenyura, ayiwe amwenyuye, ubona gusa umuntu yariremye, siko ari abantu ariko hari abantu beza kandi mujye mubibabwira. Okay, umubi ntiwabimubwira kuko nta mumaro, ariko umwiza ni ukuri ujya ugira gute. So arebye inyuma aramwenyura ngo ndavuga ni abona ndikaze, ye arongera ati ni ye, ubwo ndimo ndirinda kubikora cyane mutandeba. So ndamubwira nturabizi, uri so beautiful, tu es trop belle. Ataragira ngo mbona arabivanze, je nkagira ngo ndamukomerekeje. Arangije ayitabwira uwo muri sati, wait a bit, noneho ahagurutse mbona uko ateye, ni Yesu. Niye atarambwira kwa, ndamwira ni nukuri uri mwiza, uteye neza, kumbe mama Imana imirankoresha. Ega mujye mukunda kwivugira. Yicaye ajya ku ruhande, kumbe yumvaga ashakurira. Ndamwegera, ndamubwira ni kumbona wahise ushaka kurira, bimeze bite? Akoresha amarenga, mpita numva ko afite ikiniga. Ndamubwira ni wanyemerera tukajya mu modoka, ndashaka kuvugana nawe. Aranyemerera, agenda yifashe ngo turihuta pyu, mitamushyira mu modoka, ndafunga. Ndamubwira ni iki? Ati buretse nakumenya uri pastor. Ni yes. Buretse ndire. Ndamubwira ni yes. Nari ngiye kwiruka, ntabwo yarize, biriya babyita gugu. Ndavuga ni ibiki?
nshaka kumuhoza numvise ijwi rigenda cyane muri parking, mbona abantu bahagaze, mpita muha esharpe ndamubwira nishyiraho basi kirye ni buri cyo nkora. So abizi ibyuya mfungura imodoka ndamubwira ni are you okay? Yes ndavuga ni umuntu yahuye n'ibiki, numva ndababaye kandi mabwiza ukuri ntabwo nigirishaga. Elle est trop belle. Now nyuma tangira kuvuga, kumbe bibaho mu buzima yashakanye n'umugabo umubwira nabi cyane. Reka mvuga akantu kamwe ko ngera kambwiye numva karambabaje. Icyo gitondo yari yamubwiye, nukuvuga kubera ubwiza nakushoboye kumenya ko umugabo yarafuwaga cyane. So hakaba ama message menshi aho baciye hose mu bukwe, umugore wawe yaraka. So agora mugati burero we nawe wagize ngo uraka wakasura izuba. Byatangiye gutyo. So nyuma bagiranye ibibazo atangira kujya mubwira amagambo mabi, akambwira ati buri nawe rero ngo uri umuntu ati n'igihe uvuga. Icyo gitondo yari yamubwiye, niyo mpamvu yarize cyane, ngo uravuga nkagira ngo ni ifi bakuyemo bya bintu byo mu nda. Iryo jambo ryaramwishe, ngo yari yabyutse ajya mu ndorerwamo ati ubundi igifi bakuyemo ibyo mu nda. Kubera kumubwira kenshi ibigambo bibi, yageze ahantu ajya muri miroir kwireba akabona ni mubi. Arambwira ngo ubu none ko nari naje kwidefriza maze amezi n'amezi ntakora umusatsi. Ati rero gutumbwira ngo ndiki ngo ndasa gute, ngo ndi mwiza. Pastor wabonye ndi mwiza? Ongera ubimbwire, vuga pastor ni uri mwiza, ongera pastor ni uri mwiza. Narabivuze numva mfite nagahinda, njya mu matwi ya uri mwiza n'ukuri Imana uri mwiza wowe uri mwiza. Naravuze mvaho ntangira kumusengera. Arambwira ngo maze igihe ngenda numva ahubwo mfite ikimwaro meze nk'igifi bakuyemo ibyo mu nda ngo kiba kimeze nga. Uko yamubwiraga amagambo mabi ntiyarazi ko arimo aragira gute, arimo arahindura uko yibona nuko yiyumva. Arangije arambwira ngo samedi ishize nari mfite ubukwe bw'umuntu uri très proche wo mu muryango. Ati pastor nambaye amakanzu 3 nshiramo ivamo nshiramo mbona itankwira nkabona ndi nk'igifi mu maso nkabona nazanye ibigaragamba. Now mwibuka aho turi sibyo? Ibi byose ndimo ndavuga biza umuntu amaze kuvuka akatangira urugendo. Mwabikurikiye neza? Iyo tuvuga ukuntu Imana ibona umunyabyaha, noneho reba neza iyo shusho hano. Guhera aha Imana iravuga ngo igufite muri mind yayo sibyo, igufite mu bitekerezo byayo. Before I formed you, mbere yuko nkurema, mbere yuko nguforma munda y'umubyeyi wawe nari ngufite, nari nkuzi icyo uzaba, nari ngifite urugendo rwawe nari ndufite. Umva amakuru rero ngo kandi nzi n'ibyo nibwira kukugirira. Ibyo yibwira kutugirira hagira ubimbwira. Bivugisha akanwa nshuti, bivugishe neza ukwegera yabyumva. Bivuga ukwegera shoko afite ikideni cya banke. Bivuga Bibiri iravuga ngo umuntu niyoshwa gukora nabi ntakavuge ngo n'Imana yanyoheje, kuko ibyo yibwira kukugirira yarabivuze biri clair. Nibihe wamfashije tukabwiriza hamwe ukabibwira uwo mwicaranye ngo uzi ko ibyo yibwira kukugirira yabivuze kera, yabivuze kera. Reka ngutangarize ngo bikuruta ubukuru, bikuruta imyaka, bikuruta ubukuru icyo yakuvuzeho. Narivuze ngo icyo yakuvuzeho kikuruta ubukuru. icyo yakuvuze ubukuru.
kikuruta ubukuru. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo ariko reka mbireke n'indirimba biragenda. Nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uza, nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uza, urarinzwe. Waruzi ko kuba ugihagaze uyu munsi, bamwe mufite imvi abandi imyaka mufite, suko wagize neza, icyo yakuvuzeho kiracyakuriho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko twabwirije hamwe, kongera ukambwirira uwo mwicaranye ngo hari icyo yakuvuzeho. Bwira uti humura, komera. Imana ibona guterera umunyabyaha. Nitangura urugero, uraza guhita ubona neza uburyo Imana ibona uwo twita umunyabyaha. Now ukiraha, dore jewe mbyita ko ahangaha niho byose byakorewe. Yego cyangwa oya? Aha niho byose byagize gute? Aha niho byarangiriye, aha niho byose yabivugiye, nguhaye umugisha mwana wanjye, banzabana nawe. Aha niho byarangiriye. Ibibera hano ntibigomba guhindura identite yawe, ntibigomba kuguhinyuza. Vuga ngo byaje nyuma. Ibyaje nyuma rero ntibikakuremere. Icyo umwanzi akoresha, arashaka ibyaje nyuma nibyo akomeza kutwereka, ukararukanuye, ukararureba, ukazana iminkanya. Kubera, tega amatwi, kubera kudasenga ngo wicukumburire ugereyo umenye icyo yakuvuzeho, bikemukiraha. Nutamenya ibyo yavuze hano, mama, ibije byose bizaguha izina. Isi zakwita uko ishatse, abantu bazakwibeshyaho. Imibereho izagushyira hejuru ikumanure. Uzakanura. Narimo ndareba ejo bundi statistique basohoye ryari last year, irimo irarangira. Indera, ibitaro by'Indera. I was shocked, narababaye, bintera gahinda, bimpama gusenga cyane. Iriya statistique yanteye akababaro. Bavuga imibare y'abantu kugeza mu kwa 10 bari bafite depression. Depression ni iki buriya mu Nyarwanda? Umwijima? Muranyifatiye. Ni indwara, n'agahinda karengeje kakabije. Baravugaga ko muri uyu mwaka ushize abarwayi bari bafite muri umwaka wabanjije buriya n'uwuhe 2021 bari bamaze kwikuba inshuro zirenze 2 cyangwa 3. Kandi bakavuga ngo aba nabo nabashoboye kugera kwa muganga. Nukuvuga ngo depression yarenze mpaka ababyeyi barabibona cyangwa inshuti zimujyana hehe. Abayigendana bangana iki, abirimo irica bangana iki, abarara badasinziriye bangana iki, abarimo baranywa imiti yo gusinzira bangana iki. Indwara y'agahinda wibaza ngo izanwa niki? Izanwa n'ibintu bitandukanye duhura nabyo. Hehe nkurikira, naha duhura nabyo. Wibaza ngo naha upfa gusohoka, mama vuga ngo la vie commence. Buzima buratangira. Rero iyo tuvuga ngo Imana ibona gute umunyabyaha, reba rero tugeze hano, sibyo? Data na mama bagize gute? Bakoze ubukwe, barabyaye, umwana araje, bamwise Kabudensi yande
shaka izina Nyiramana Kabudensiye araje. Kabudensiye nguyu akoze ibyo akora hano ariko imitego sibyo. Aha ngaha byayima akana arakihakanye agasize ku rusumo aje mu mujyi. Aha mwamunya hano yikatira arimo arakata nguyu arimo arapu yobya bwenge abasora abagabo dore hano arimo arabyinira mwahabonye. Noneho namwe nimunsubize dore ahari naho Imana yamuvugiyeho. Turacyari hamwe. Uyu uri murakata imikino hano hari arazwi sibyo exact. None se uwamuvuzeho ibyo yamuvuzeho akaba ageze hakaba arimo arikatagura ko ibyo akora byose, ayo maso aramubona gute? Subiza sasa. Mwabikurikiye ariko dore ahantu ndimo ndakata abantu bati waranananiranye wanze kwiga usundi uzabiki wowe. Mwasubiremo uzabiki? Urabona hari icyo uzavamo? Bambe barareba icyo azaba ntabwo giterwa n'ibimubereyeho hano. Do ku maso rero y'umuremyi we, tuvuge gutyo, ku maso yande y'umuremyi we imubona gute? Imubona nk'umuntu uri mu rugendo nkuko n'abandi twese twarubayemo. Yego, niyo mpamvu Imana idakunda ucira kwiteka umunyabyaha. Nuko siko Bibiliya ivuga pastor? Nta muntu n'umwe wemereye gucira undi hano urubanza kuko ntabwo uzi ikibitse hariya yamuvuzeho, nta n'ubwo uzi aho irimo iramujyana. So uko ibona umunyabyaha biri clear. Bibiliya iravuga ngo icyo Imana yifuriza umunyabyaha nuko yihana akagira gute? Agahindukira akava mu byaha bye. Irabizi neza ko nahindukira akava mu byaha bye atangira urugendo rumenya icyo yamuvuzeho, amaso nibwo yerekeza imbere neza. Aha rero hari iki? Umunyabyaha araha amaze kuvuka yaje swati bakwise ikinyendaro swati usanze waravutse mu buryo mysterious. Hari no twavuganaga uyu munsi ambwira ko gukurikira kuri YouTube mba ahantu ntavuze, arambwira ati pastor nashatse mfite urugo mfite abana ariko nsengera agahinda bimeze gute? Sinzi data sinzi mama. Ndamubwira nti nukuri ndabyumva, habe se wapi mama yansize ku muturanyi arangije ngo arakweba ngo hari kera muri numva ni historia iri compliqué. Ndambwira nti rero urumva ku kahinda uzakagendana kugeza wafashe igihe tugasenga umubyeyi wawe wo mu ijuru kwa muramvisha kumubwira kuko ibintu duhura nabyo hano, my God, bihita bishaka kuduha identité. Sinzi ko mwabikurikiye. Bihita bishaka ko widefinisa wiha mbega kwisobanura. Nukuvuga ngo akenshi twiha izina bitewe n'ibirimo biragira gute? Biratubaho hano. Pastor abizi Canon ngira umutwaro wo kubwiriza ubutumwa mu mihanda mu makartier epfo hari igihe ngenda saa sita z'ijoro gutyo nshaka abakuru bacu n'abarumuna bacu bari ku mihanda. Now hari umwe nizirinzeho ndavuga ni mpaka ndamwiziringaho akajya ndeba nkabona ati
ati pastor narabyumvise ibyo uvuga Yesu ndamumva ndumva mukunze ariko nta kintu na kimwe ku isi cyazigera kinezeza mu buzima sinteze kuzanezerwa sinteze kuzaba umuntu nk'abandi sinteze avuga ibintu byinshi maze kumwiziringa igihe kirekire ndenda mubazani mbwira basi nk'ikintu wumva gituma uri muri definisa ukiha ubusobanuro bw'icuricyo ese urumva utari muri shuka ahita kubita agatwenge kakandi ariko hari agatwenge ngo hiye akantu kameze ukuntu atariko pastor ati shati wowe wajura na parika imodoka ni nkawe mbega giye urabona hari ikizavamo se ati ngo n'umubyeyi se ngo niki se ngo aravuga ati reka rero nibereho ati cyo ntegereje no gupfa ahita aranyereka inzandiko yanditse muhe bitandukanye yiyahuye bwa mbere biranga ubwa kabiri atinya kwiyahura kuko akana yari afite amaze kubyara kari kakiri gato arambwira ati pastor mfite abana 5 nta numwe nzise basi ngo mubeshye ngo this is your father ntawe nako gatoya na sigasiraga sinzise iyo nyoye inzoga mera sinzi ukuntu ubwonko bwanjye bumera barambwiye ngo ubwonko bwe buroroshye ati sinongera kugira ubwenge simenye uwantwaye uwo ari we nongera kugira ubwenge mu gitondo atakenshi nabugiraga abantaye aho banta ubundi ni ibisore byaho bikansigaho nkasanga ati genda ni nka 5 simenye uwo ari we ati za nyuma y'ibyumweru 2 nkazasanga naratwise najya kubashaka bagasekera rimwe bose ati nk'abambyaye wa mbere nkazabyara mfite 5 bane bamaze kuba bakuru warababonye barambaza ngo papa ninde nkababwira ngo umuhungu we mukuru w'imfura aramubwira ati mama nzakwinigira igihe kimwe numva mbihaze neza nzakuniga upfe n'ubundi yarafite ubuzima buteye agahinda now biragenda biramwica reba se iyi mfura ya data nkajya mufotora nkamubwira ni dore ukuntu uri mwiza ni umwanzi yashatse kukwica ati rero niba yarashatse kunyica yaranyishe biranga nari yahuye biranga dore urwandiko narwanditse igihe dore urunguru pastor ndeka giwe ndabizi ko nsigaje amezi 5 nkava kuri isi now dutangira urugendo yanga musura ku ngufu ankwepa bakambwira hagiye agasimbuka nkamuzanga inyuma turivuruga ari nyuma aranyemerera ajoininga church ajoininze urusengero amateraniro yarangiraga mubwira ni umeze ute imyenda yo kwambara ariko urumva abaroma kangaye 12 pastor avuga ngo renew your mind n'abaroma 12 umurongo yes wa 2 haravuga ngo ni muhindure hehe hano mu bitekerezo nukuvuga ngo hahindukira hano kuko umwanzi abafite ibintu hano aba yaramaze gushyiramo byinshi bidahura n'ibyo nahangaha niyo mpamvu ubona bavuga ngo uyu munsi si yugarijwe n'abantu biyahura kwiyahura byabaye nk'agakino ni nk'agakino n'urupiyo n'ukwiniganfe n'akantu umuntu yumva bishize kuko ntabona sense nta mpamvu agifite gukomeza iki yo gukomeza urugendo ubuzima nibwo bufite sense turivuruga nivuruze n'uyu mugore turajyana amaze gukizwa noneho atangira gukora business tuca muri deliverance arabohoka maze kubohoka dutangira rero urugendo ruhindura hehe mu bitekerezo ubundi ntiyavugaga yifataga ukuntu yijimye ku maso ubona bya bintu abandi basekawe akagira gutyo ukabona avuga ngo nta na rimwe yumva hari igitwenge kirasohoka hehe mu mutima we akavuga ngo pastor ntabwo Imana iteze kuzambabarira ntabyo mbona hafi ati nigeze gushaka kubarinda nakuyemo sanga zirenze 8 kuva igihe nabereye agakobwa nkibaza n'impamvu zitamitanaga
ati nakoreshaga ibitoro, avuga ibintu byose, ati narisha abana mu nda, ati ibintu nashobora gusobanura pastor, rero kujya kubeshya mu nzu y'Imana ntabwo nagira gute, ati ndabeshyunzi ntabwo namubeshya, reka nzipfire. Now aha rero umuntu nk'uwo ushobora kwishuka ukagira ngo ibyo arimo aravuga niko kuri, ntabwo ariko kuri. Bye bishobora kunkanga, yabye abana badafite base, nta buzima afite, tarararara muri genocide yambwiye ibintu byamubayeho bibabaje biteye agahinda, yafashwe ku ngufu inshuro zingahe, bagize gutya. Urumva umutima we wahuye n'ibintu bikomeye, agera ubwo yiyanka ari definisa, yiha ubusobanuro, yiha arabyemera. Ikibazo cyanjye birahindura bino ko mutansubiza. Urahamya neza ko nubwo aha yahuye n'ibintu bikamwangiza bikamuha definisiyo itariyo, biriya birahaguma, icyo yamuvuzeho kirahinduka? Nawe rero sobanura, Imana ibona ite umunyabyaha? Imubona ihe marakora cyangwa imubona ihe bemeye? Ni icyambere ni cyakabiri. Imubona ihereye kucyo Imana icyubahiro. Wowe wicaye hano nukurikiye nuzakurikira, wibaza ngo Imana ikureba ikurikije iki? Cya kindi yagize gute yakuvuzeho, baguhaye ubusobanuro bw'icyuri bakurikije iki? Sorry, exact. Abantu yo turacyari kumwe, natinze. Abantu baguha ubusobanuro bakurikije, wibuke ko abantu batazi. Akarero karanyubaka mbabwiza ukuri. Ibi mubwira wabimenye. Ubu naje kubakorera deliverance, iyi ni deliverance, je te jure ko deliverance ya mbere naho. Ibi wabimenye nubwo wamvuga iki, Julienne uyu narabatu icyo uri bumvuge, ndabizi neza ko kidafite buriya n'icyo umuremyi yamvuzeho. Nunyibeshyaho kazi yako, reka nkurahirire nkaba naraye nasinziri. Jewe uyu mugore mureba aha ngo bavuze iki, ngo none ngo shobaza bigenza gutya. Ibyo ugenza byose mpfa kuba ubusabane bwanjye na nunkanga. Ikintu kindaza amaso ni igihe ubusabane bwanjye n'umuremyi bwangiritse. Nutakaza ubusabane bwawe n'Imana uzahangayike. Ni nka cordon, umukondo. Iyo umwana ari mu nda y'umubyeyi abagaburirwa n'iki? N'umukondo. Kakaneje Imana nari materaniro impurwo rugero ruramfasha cyane. Iyo umwana bamama amaze kuvuka, uzarebe kwa kundi bahita bagafata bagahita bakakwereka. Abakira ntabyo, haleluya. Ababyaye kandi ntabwo ari ubimenye, biterwa naho wabyariye. So bahita bagafata bakakagushyiraho umukondo bukiriho, bagahita bagira gute, bakazana sizo. Iyo bamaze kugakata kagakondo, aba mama mwaratangaye namwe ukuntu akana gahita gatangira immediately. Byara uruzi ko giye bwa mbere navuze akakanura, nahise nikanga. Jewe kahise kayura, mbona katangiye. Yesu we, mbeze umuganga niko kagiye kunjya. Ati karashonje tugahibere. Bivuze ngo bantandukanyije n'icyangaburiraga
ubu ngiye kwibeshaho rero tabara. Niko umuntu amera iyo amaze gutandukana n'Imana. Utangira urirwariza, ukarya ibyo ubonetse byose, ibyo bavuze ukarya. Shangazi yaravuze ngo ntacyo nzaba, uyu yaravuze ibi nibi, ukarara ukanuye. Credit y'inzu ngo bagiye kugira gute? Iyo umukondo wawe uri connecte kuri source, I tell you, ushira. Dawidi yaravuze ngo cyo cyanditswe ni mukizi. Mu Cyongereza bakoresha ijambo rya faint. Mba nararabye ngo iyo nizera ko nzabona kugira neza kw'Imana mu isi y'ababaho. Aho ni mu gihe yacaga mu biki, mu bigeragezo n'ibintu byose yaciyemo ibyamubabaje. Muri buka Sawuli amwirukaho ashaka kumwica, ati reka rero mbibira ibanga. Yewe Dawidi iyo nize biba byarandangiranye. Umva nkubwire nshuti yanjye, umukondo we watandukanye n'Imana niko gutangira kurya ibonetse byose. Iyo umukondo ufatanye na so neza, uburya ubuvana kuri source. Impamvu y'aya masengesho ni iyihe? Ubu muri ku isoko, uri ku isoko. Uzumva iyo wasenze wiyirije. Nasobanukiwe akantu, ntabwo kwiyiriza kwacu ariko gukora ku Mana. Kwiyiriza gukora kuri twebwe, gushyira umubiri wanjye hasi, umwuka wanjye akazamuka karya, nkongera nkumva Imana, nkongera nkahumeka, amatwi yanjye y'umwuka kumva Imana. Yo, ariko mwavuze ngo haleluya, ariko mwavuze ngo amina. Hari icyo yakuvuzeho wowe, icyo kiruta ubukuru imitego yose wahuye nayo mu buzima. Icyo kiruta ubukuru ibyo nahuye nabyo byose, ntabwo bindefinisa. Ntango ubuhamya cyane, mujye mwihangana. Nigeze kujya kubwiriza ahantu hari muri Omega Church, hanyuma bari bakiri kwa Rubangura hejuru muri ya etaje ya. Hanyuma abantu barabwirana nifite icyumweru cyose, barabwirana bati uzu umuvuga butumwa muri muratwigisha. Abantu baraza. So umwe aza kubwira abashuti be bavuye muri Amerika ati sinshobora kubasiga, turimo turahabwa umugisha muri church. Abo basore barabwira ati ariko nibo tukiza turashaka. Ati ntabwo muryama, ntimushobora kutumva mama Julienne tugende. Ati wose nuwahe kandi? Ati n'umwana w'Imana gusa, turamukunda gusa. Ati muraza guhabwa umugisha. Ati mwe niduheruka muri church, reka tugende ibintu tugende. Baraza abantu bavuye muri Amerika babicaza he? Babicaza imbere, nari muri office na pastor. Mukanya praise and worship turaza. So twaraje banza barimo bararirimba bahumirije, ntibambona. So twicara ukuntu bari mu mugongo. Urumva bemo aratureba hehe? Barangije batereka twakire pastor, atireka twakire mama Julienne akomeze nazanyigisho. Ndazamuka nkuko mwabonye nikoze hano. Mbageze hano tukirebana gutya, basanga baranzi. Ariko mukunda kwigira abahanuzi. None se ubwo umenye iki? Rata nibyo. Basanga turazira. Nanjye nkivuga ni haleluya, umwami Imana habwa icyubahiro. Mba mbarebye ku maso, mbona bararenga, nanjye
maze si ugutembagara baratembagara agiye mpita ndigarura ni ego haleluya ni ijambo ry'Imana rero mwambonye sinongera kurebayo ijambo ry'Imana Bibiliya ijambo ry'Imana haleluya ariko ntareba he ijambo ko mutansubiza ariko ba Kristo sinongeye kureba kuko barimo baraseka mpaka nkabona imbaraga bazifata imbavu sije nabonye ndashoje kubwiriza banjyana hehe muri office bahise bakurikira inyuma mbona barakomanze nta no kuba aba pastor bicaye aho bati pastor acha we scroll niryo jambo rya mbere narumiwe Julienne acha we scroll mu giswahili ngo niho uvuga ngo reka acha we scroll shimama urumva tumaze imyaka irenga 9 tutabonana shimama haguruka dusuzanye babonye wa pastor pastor mwihangane ntabwo ari escrow ariko baba baramwaye nje turayorana barambwira mu matwi pastor Julie bumunyakuri wowe warakijijwe wowe uri umurokore nyuma yo gukizwa uri umupasiteri ndabwira ni never zihize narakijijwe ndi umukozi w'Imana ubu nabaye pasiteri none baratemba serious bafata munda kwekwe ndabwira rero dusoke tujye muri koridoro batoke turi twenyine pastor tuberera inkuru so umunsi umwe urahaguruka n'inzara yatumye ujya gukora ibintu nka biriya wabaye umunyakuri ukajya duki ukarya amakara ni kubera iki wowe pasiteri wowe uri sure ko Imana yabyemeye kuba pasiteri barimo barandebera mu yahe maso mbariza ukwegereye Imana ireba ite umunyabyaha rero iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro ndashima musa haleluya ndashima yamfa nziza hariko cyane ndashima umwami Yesu iri nitangi haleluya y'umunezero wanje ahani umutwaro wamvuye kumugongo reka dushime wa Yesu ndashima yamfa nziza hariko cyane haleluya ndashima umwami Yesu haleluya reka nsoreza aha muribuka aho twari tugeze aha rero Ezekiel arahavuga akavuga ngo nashyize inzira ezingaho imbere yawe ebyiri kugira ngo ugere kuri cya kindi yakuvuzeho kiri aha ngaha biraterwa n'inzira uhitamo inzira uhitamo niyo iguhesha amahirwe yo guhura kuko wibukiye ko icyo uzaba ntabwo cyashyizweho n'umwanzi cyashyizweho
n'Imana. Bivuze ngo iyo uri aho uri muri kubita imitego, uko Imana ikureba muri ya shusho, ariko uracyari mu rugendo. Haleluya. Nanivuze ngo haleluya. Amen. Aha rero inzira ebyiri yavuze Ezekiel, nagushyize imbere inzira y'urupfu cyangwa y'ubugingo. Reka mvuge hano ni urugero, inzira y'ubugingo, inzira y'ikibi. Aha rero niho hadetermina ibintu byose. Iyo umuntu ahisemo inzira y'ikibi, reka duhindukire hariya, ni ukuvuga ngo ufashe inzira nyine Bible iravuga ngo ingororano z'ibyaha usoza uguye ahantu hahabanye kure naho bagomba gusoreza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko urupfu rw'umunyabyaha rubabaza Imana. Mwabibonye? Umuntu aba yaratanye, aba yarataye gahunda y'Imana, uba warataye inzira y'Imana, umugambi w'Imana ku buzima bwawe finished. Niyo mpamvu umuntu asoza ibintu byo bitarera ubundi gusoza nabi. Ubundi iki cyakabaye kimwe mu bintu bigutera ubwoba mu isi. Ubundi gupfa si cyo kibazo, sibyo pastor? Haya, gupfa si cyo kibazo, ahubwo utashyute ugiye ute. Wigeze, tugaruke gato, waba warigeze umenya identite nyayo y'icyo wagombaga kuba ku isi? Kuko twese nabahaye ubuhamya, n'umubyeyi wacu mubajije niko bimeze, ubuhamya ajya duha, sibyo? Yes. Identite ye yayimenye nyuma naho ubundi akiri muri kaminuza yitangira haleluya ngo byari ibintu haleluya, ngo byari ibintu utamenya rwose, ngo yambaye jeans imufashe cyane ari cowboy never die. Nibwo buhamya bampaye na mami. Urumva ko twese turi bamutoka mbari rero. Mbwira ukwegere ngo hajya uri mutoka hafi, ahubwo wasanga ari mutoka mbari escro nkanjye wa kera. Now bivuze ngo igituma umuntu anyurwa ku isi, icyanyura umunyabyaha, ni ukuva mu ngeso ze agafata icyemezo kizima. Iyo ufashe iki cyemezo, egera hano gato bakurebe, Bibiliya iravuga mu Baroma 10 ibice 10 umurongo wa 9 n'uwa 10 ngo kuko umuntu azizeza umutima we akatuza iki akanwa ke, akemera ko Yesu yapfuye akagira gute, ngo akabarwaho gukizwa. As simple as that. Ikintangaza, iki cyemezo umuntu afashe cy'inzira, ariko mwavuze ngo haleluya. Bibiliya ikavuga ngo mu ijuru abamarayika barahaguruka bagafata ibicurangisho bagatangira curanga tugenda bakwita nde? Aha, mu ijuru ngaho mumpuriza ibi bintu ko mfashe icyemezo mu mutima, ijuru bamenye gute icyemezo nafashe. Wabonye ko icyemezo ufashe mu mutima nubwo waba ucecetse ari sound in heaven. Ni nka sembal, ni ikintu kigira gute gisakuza. Umva, ibyemezo dufatira mu mutima nubwo waba ucecetse, ijuru ribyumva nk'uko ndimo ndavuga kuri mikro. Ibi wabimenye warekeraho guhisha ibintu mu mutima by'umwanda, sibyo pastor? None se wari wibaza impamvu Bibiliya ivuga ngo umuntu nareba umugore akagira gute akamwifuza? Wibaza ngo agenda avuga ati ndakwifuje sha, ndakwifuje Maria Rosa, ndakwifuje. Ntabyo avuga, ni kudeye. Mbega ukuguru, mbega inshinya, ya dore amaso we.
iyo minota ufashe kandi bene data b'abagabo hashimwe Yesu wabahaye amaso ngo ayicubahiro man wabahaye amaso pe wowe uzabarebe muri ambuteyaje nibwo uzamenya ibyo mvuze ushobora kugonga ari muri imodoka zirajya arimo arareba uciyeho Bibiri ikavuga aho naharetse naho navuze ikavuga ngo icyo kintu ukoze umutima ukajya mirari mu ijuru bihindutse iki bihindutse icyaha wabonye ko icyo wemeranye mu mutima wawe it becomes a sound in heaven ni sound batati mwumve niba umuntu ashobora guhitamo Yesu hano just kuvuga ngo ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza ako kanya bamarayika bagafata inanga bagatangira bagacuranga ngo Jean Baptiste Karisa yemeye Kristo bagacuranga bakamanuka yo bakavuza karuru bakishima ntubona ko ugifata icyemezo hari ijwi ryavuze mu ijuru aha rero niho hahindura ibintu iyo umuntu amaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza we uru rugendo rero egera inyuma gato ubu uyu namutaye genda egerayo hirya vuga ngo ibyo bagita guhitamo neza buriya mu mahitamo yose wafashe mu buzima dore amahitamo Yesu niyo mahitamo ya mbere uru rugendo rero 40 jours iminsi 3 seke kuba mu ijambo ry'Imana kubabaza umubiri kuyoborwa n'umwuka buracya warangiza uti uziko nari pasteur wana uziko nakumenye ntarakurema mu nda ngushyiriraho kuba umuhanuzi iyi niyo true identity ya Yeremiya yo mwankurikiye nshuti mwabonye ahantu rushoreje urugendo aha rero ibi nibyo bizana fulfillment ibi nibyo bizana ibi bisiba vide mu mutima w'umuntu umva mbabwira aka kantu ngo nasoreza hano ibintu byose umuntu ageraho muri uru rugendo agitandukana n'ababyeyi achievements amashuri doctora mbwira ikindi umugore mwiza abana beza amashuri akomeye cyane biga mu ndimi 5 bazi icyongereza cyiza n'igifaransa cyiza n'icyadagi mbwira ibindi bintu byiza business stay imbere wujuje etage 3 mu mujyi ujya Dubai ukagaruka reka nkurahire vide ikomeza ahubwo kubaho bizana akantu k'umunezero ariko igihe cyose uyu atarinjiramo I tell you ugumana emptiness pastor aza kumusora none se ejo bundi nabonye umugabo w'umustar mwana mubonye mwese kuko yaraciyeho cyane wa 40 ans w'umunyamerika black american wiyahuye bavuza amafaranga afite nshira ibiti mu matwi ndavuga ni impossible famous arazwi twese turamuzi mwana mubonye deba umugore ntimuzi ikimyora afite umugore waka amafaranga arahari berekanye inzu ye berekanye abana umugore waravuga ngo I'm surprised sinumva icyatuma yiyahura dufite amafaranga turakundana dufite yasize yanditse urwandiko ruri clear nukuvuga ngo ibintu byose yabonye ntabwo byamaze iki umwenge reka mabwize kuri iyo vide mu munyabyaha cyangwa umukristo yuzuzwa naha gusa
umunsi mvuga ngo yego nkemera gukorera Imana, ubu nubwo wampa akahe kazi kandi uku nukuri Julienne, ubu mama ke na mama haryo ubu niye ntebe wanyicazamo nguramemba ngaheze fulfillment hariki aya winabivuga uzi kugera ahantu kumva niki waremewe. Iyo mbyutse ninjoro nkajya gusengera umuntu njya kumva nkumva wow noneho bumbayeho. Iyo natuje umuntu akihana wow, iyo nsuye umurwayi ku bitaro wow, iyo ndi mwitorero ndimo ndabwiriza ubu numva nagezeyo kuko namaze guhura. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Wow, ndifuza gusoreza hano. Byose mbisobanuye uko Imana ibona umunyabyaha wabibonye ni kuriya. Mfasha dusenge, haguruka dusenge Imana hanyuma mbone gusoza. Hari indirimbo yo mu gitabo mwamfasha iravuga ngo niba ari kangahe, iravuga ngo ayi Mana ndondoru ibyo nkora byose. Reka ribe isengesho ryacu. Wereka uko ndi kose nifata uko ntari, werekane oh hallelujah, uko ndi kose nifata uko ntari. Uyu mutima ni wo ushobora oh hallelujah kugaragara. IREMBO RYERA TV, 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 IREMBO RYERA TV. IREMBO RYERA